isaha ya saa 10 z'umugoroba ntabwo ari z'igitondo. Yego. Nubishobora nabwo uzabikore, ariko isaha y'isa 10 z'umugoroba dushyira saa 11. Abantu babe maso basenge. Ntabwo ari byo mba nibwiye, mba natumwe. Kandi ngo intumwa ntigira ite ntiyicwa. Mbere kuva mu kwezi kwa gatandatu dukora ibi biganiro, n'ubwa mbere Imana yambwiye ngo bwira abantu basenge isaha y'isa 10 z'amanywa. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Twongeye kubashimira kandi tubifuriza gukomeza kugubwa neza cyane bakunzi bacu, mudahwema kudukurikira uko bwije nuko bukeye. Mukozi w'Imana, uraho neza? Muraho neza. Turishimye kongera kubana nawe. Ushize twakoranye, twari twaje kugusura, bigaragara ko ufite intege nke, ariko ubu ngubu ndabona hari ikigenda kiza, ibintu bigenda neza kandi neza cyane. Reka tubanze dushima Imana mbere yuko tuguha umwanya. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, tugushimiye ko ukomeje kuturinda, tugushimiye umugaragu wawe ukomeje kugirira neza, umuhereza umugisha, umukiza, umukandakanda. Turasabira umugisha abantu bose bakomeje kumushyigikira, bukomeje gukoresha, ndetse kandi Uwiteka we abadukurikira bose nabo tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko ngaho ngera usuhuza abakunzi bacu. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe kandi ndabakunda. Ngarutse rero ndumva ndaho ko biri. Urivuga amazina tu, hari abatari bukomeye. Amazina amazina yanjye nitwa Mugabe Eric. Ndumva kenshi nagiye nyavuga. Nitwa Mugabe Eric. Ariko cyo basaba no gukanda kuri ako ka subscribe. Ntacyo bajya bagakanda. Hari abantu bareba gusa batagakanda. Abenshi baragakanze ndabizi. Kandi tubona abandi benshi. Ni benshi. Taragakanda agire gute? Agakandi. Yego. Agakandi nta kibazo, ajya komeza yikurikirana ibiganiro byacu. Ibiganiro byiza by'iyobokamana biriho bikura abantu mu rungabangabo. Urungabangabo abantu bose niko mvuye Ikinyarwanda. Abenshi mu gihirahiro. N'igihirahiro hari utabyumva, no kuzazanirwa hari utabyumva, n'urungabangabo. Ariko ni Ikinyarwanda tumaze kumenyera. Ni Ikinyarwanda rwose, bavuga official, kiri official. Kiri official Ikinyarwanda. Ururimi ruvugwa n'abantu miliyoni, uzi miliyoni zivuga Ikinyarwanda ku isi, ni nyinshi cyane. Ubwo urumva wowe uri kubakura mu rujijo. Urakoze cyane. Nizere ko umeze neza ubu nta kibazo. Meze neza, ndashima Imana. Meze neza rwose. Uhenze. Ishati irahenda. Ishati irahenda kuko ntago nayihawe n'umuntu w'inaha mu gihugu cy'u Rwanda. Oya, yavuye iyo hanze. Yavuye ahantu kure mu ruganda. Abantu batagira ni mu kindi gihugu. Mu ruganda rwa kure. Yego. Oya, ni mu kindi gihugu. Mu kindi gihugu. Kuki batagwaye amafaranga ngo ujye kudodesha made in Rwanda? Oya, buri hari igihe umuntu areba akavuga ati reka mwohereze iki ngiki kandi kizamugeraho nikimugeraho. Oya, buri akado kadira iratandukanye. Buri utabona umwanya wo kukoherereza. Ariko gaca kuri ntuza kuri shop akavuga ati iri kote ndabona ryabera umukozi w'Imana, cyangwa ishati ndabona yabera umukozi w'Imana. Akaba ari hanze akavuga ati reka mugurire ishati, hanyuma nimara kuyimugurira nzahereza umuntu ugiye yagenda yimushyire. Yego. Imana imuha umugisha rero. Ni umuntu wayimpaye nk'akado. Arambwira ati ndakwambitse mu izina rya Yesu,
ariko utatubeshye ni umuntu cyangwa ni sheri? oya ni umuntu, ni n'umuntu w'umubyeyi. Impamvu nari nkubajije ntya ni uko ubushize dukorana ikiganiro waravuze ati njye ndi kwitegura kurongora. Kubaka ni kimwe ariko nabyo. Kandi akenshi ba mutima w'urugo hari igihe bajya bareba ibintu bitagenda neza bagatangira kugenda babikura mu nzira hakiri kare. Waba uri guca amarenga ko igihe cyageze twitegure? Reka nkusubiza kuri icyo kintu ariko mbanze mubwire uyu mwambaro abantu bamugane mbakora mu rujijo. Ni umubyeyi rwose w'imfura, Imana imuha umugisha. Amen. Umubyeyi w'imfura avuga ati akira ujye uvuga ubutumwa mu izina rya Yesu, wicara imbere ya kamera wambaye ishati nziza nk'iyi. Naramushimiye cyane, Imana imuha umugisha. Nta nubwo ari n'uwakure, ntabwo ari uwakure, ariko Imana imuha umugisha. Imana imuha umugisha, ndamusabira umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana imuha umugisha. Reka rero ngaruke ku cyo wari uvuze. Ni byiza kubivuga nkabibwira abakunzi bacu. Sheri arahari. Sheri arahari. Arahari. Abakobwa ntibirimbishe oya buriya arahari. Ntago ndavuga ngo n'uyu mwereke abantu, ariko ndamufite. Bacyari kuvuga ngo n'uyu cyangwa n'uyu cyangwa n'uyu. Arahari. Ntago ndamwereka abantu, ariko arahari kandi nzi ko ariko n'umukobwa wasenze. Imana yarabivuze. Imana yamuvuze. Ntago nzashaka umuntu nzasengera. Narasenze kuko hari abo ngomba gusengera. Ntago umuntu nsengera umugore, ntago nsengera umugore. Oya, ahubwo agomba kunsengera. Kandi yaransengeye. Yego. Kandi ari yandirimba ivuga ngo ndiho ndabona igicu kiriho gitutumba. Kiriho gitutumba nk'igitanga imvura. Ntago rero ntago nzashaka umuntu nzasengera. Ngo nshake umuntu nagera mu rugo aba ari wa muntu utazabyara ngo nsengere urubyaro. Oya, ngewe umuntu ngiye gushaka, ngiye kubana nawe, ni umuntu wasenze, wansengeye cyane rwose, wansengeye, umfiteho amakuru kandi meza. Uwo nguwo rero niwe ngomba kubana nawe. Ijuru ryarabyanzuye. Ryarabyanzuye kandi bigomba kuba mu izina rya Yesu. Ni muri uyu mwaka cyangwa ni mu mwaka uyu? Oya, ni mu utaha kuko ubwo ntibyakunda, uyu nguyu warangiye. Nzamusana rwose hamwe n'Imana, nzi ko Imana izanshyigikira. Yego. Urakoze cyane ko tubwiye yuko hakiri iminsi. Ubwo ngubwo ntabwo twebwe turi buze kubitindaho cyane, cyangwa se ngo tuze kubikubazaho amagambo menshi. Tuzabitubwira mu buryo burambuye, niba ngombwa nawe tuzamubona. Niba ngombwa muzamubona. Kuko iby'Imana nta n'uwabigirira ishyari. Reka tubanze turirimbe indirimbo ahubwo yakomeje kunzamo. Ntabwo nibuka paje yayivuga, yarakirava 45. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzino ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho, kandi ari byo mu gihe gito. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho,
ari byo mu gihe gito Yesu nzi kufita magari ibihumbi harimo n'iryo wangeneye icyo wampitiye monoko kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro icyo wampitiye monoko kugira ngo nzagere mu ijuru amahoro kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga ubundi uko niko nzava mu isi ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana ubw'ibyago byose bizaba bishize hariho guhimbaza Imana tuzabibihumba iwe turamye umukiza tuzamuririmbira twese turimanikira ntukamuri byose ku buntu n'inama tugira urimanikira ntukamuri byose ku buntu n'inama tugira ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru amena muririmbyi aririmba neza ngo mfite ibyiringiro mfite umugabane mu ijuru amen amen ngo mfite ibyiringiro kandi mfite umugabane mu ijuru Imana tugirire neza natwe dukwiye kugira ibyo byiringiro ko dufite umugabane mu ijuru Imana ishimwe cyane amen dufite umugabane mu ijuru amen amen reka turebe undi muririmbyi ni umuririmbyi wa 21 mu gakiza Yesu ashimwe cyane amen ni umuririmbyi wa 21 mu gakiza nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu iyo ngiyo ntizakora imirimo izirukana Satani niyo Mana izategeka isi yose
tuzanesha nidusaba kuko Imana ikitwumvira tuzanesha nidusaba kuko Imana ikitwumvira dore impanda ziravuze muze twese dukanguke buri Imana yacishaka yuko twese tubabera buri muntu mwitorero nguwo abujejwe muri ryo nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nshya muririmbire ihora ho Yesu wacu Yesu ari hamwe natwe ubu tuneshe ibigeragezo kugeza ugaragaza Yesu nimuze tumukore uwo mwami tumuhe ubutunzi bwacu ndetse ubwenge n'umutima ndetse ubwenge bikorera umwami Yesu kandi abantu benshi cyane nabo ngabo ntibazi inzira y'ijuru babohewe mu maboko y'abamugome Satani muze twese tubanguke muze twese tubashake tubasangisha umukiza ntiducogore gusenga ntiducogore kugeza ubwo yisaza z'abasore ntiducogore gusenga kugeza ubwo yisaza z'ababyeyi ntiducogore gusenga Imana kugeza ubwo yisaza z'abanyamasengesho ntiducogore gusenga kugeza ubwo yisaza z'abasaza ntiducogore gusenga Imana kugeza ubwo yisaza z'abizera ntiducogore gusenga kugeza ubwo yisaza az'abarwayi ntimucogore gusenga Imana kugeza ubwo yisaza amina ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza Mana tugire neza cyane kandi azaza ntazata umuririmbyi niwe waririmbye ngo azaza ntazatinda nk'uko yabisezeranye natwe azaza ntazatinda amina amen ngo ntiducogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza ikiganiro twajyanye ubushize naravuze nti naho akabona naho umuntu yaba afite imyaka 100 yarahereye muri iyo myaka 100 asenga ariko Yesu agiye kuza amen kandi ntazatinda Mana tugirire neza amen kandi tugire neza kuko ntazatinda ntazatinda umwami wacu agiye kuza ni ukuri kandi umwami wacu agiye kuza kandi nzi ko Imana yacu yumva abayisenga yumva abayiringira kandi nukora abantu bakomere bikomeze ku Mana
nta handi dukwiye gushingira, nta handi ni ku Mana. Yesu atugirire neza rero kandi aduhana umugisha. Amen. Message rero mfite uno munsi ni message y'abantu bose. Ntago ari message y'umuntu ku giti cye, ntago ari message y'uworoshye cyangwa ukomeye, ni message y'umuntu wese. Ni message y'umuntu wese ikangurira umuntu kuba hafi y'Imana, ikangurira umuntu kuba hafi y'urugo rwe cyangwa kuba hafi y'abana be. Mana ishimwe cyane. Amina. Yesu ushimwe. Haleluya. Ndakunezerewe. Amina. Aka kanya nezerewe Imana ko iriho ibwira abantu ngo bakomeze kunezerwa ingo zabo, bakomeze kunezerwa n'abana babo, bakomeze kunezerwa n'imiryango yabo. Mana yambwiye ngo mbwire abantu bose banezererwe ingo zabo, bishimira abana babo, bishimira umuryango bavutsemo. Hari igihe ugana n'umuntu akavuga ati njye navutse mu muryango mubi. Umuryango mubi wavuye hese? Nta muryango mubi ubaho. Wavuye hehe? Mubi ni Satani. Mubi ni Satani. Umuryango wawe waremwe n'Imana, nawe uremwa n'Imana. Ntukavugira ngo navutse mu muryango mubi. Ntago Imana irema ikintu kibi. Hari n'abantu bareba bakavuga ati cyamugabe cyicaye hariya mbona ari kibi. Ntago ndi mubi kandi nawe nturi mubi. Sibyo? Abantu twese turi beza. Turi beza, abantu twese turi beza, nta mububaho. Yego. Nta mububaho. Abantu bose ni beza, abantu twese turi beza. Abantu rero dukomeza gusenga cyane cyane. Njye nkunda gusenga isaha ya 9, ariko ndagira ngo mbwire abantu ngo cyane cyane isaha bagomba kwita Imana yambwiye. Ibiramo isaha ya 10 z'umugoroba, ntabwo ari z'igitondo. Yego. Nubishobora nabwo uzabikore, ariko isaha y'isa 10 z'umugoroba dushyira 11. Abantu babe maso basenge. Nshuti unyumva, munyarwanda unyumva, umuntu uri hanze unyumva, nshuti ya Yesu, ushaka gutabarwa n'Imana, ushaka kurengerwa n'Imana, iyi saha irakomeye. Isaha n'ubwa mbere kuva mu kwezi kwa 6 dukora ibi biganiro, n'ubwa mbere Imana yambwiye ngo bwira abantu basenge isaha y'isa 10 z'amanywa na 11. Amen. Amen. Hari impamvu abantu basenge. Abantu basenge, abantu dusengera ayo masaha. Ntabwo ari byo mba nibwiye, mba natumwe. Kandi ngo intumwa ntigira ite? Ntiyicwa. Mu ntege zawe ufite, magambo make ugira, nanjye ngira makeya, ariko ndasenga. Nawe usenge rero. Senga kugira ngo Imana izakwambutsa ikiraro ndiho mbona. Hari ikiraro ndiho mbona, ariko senga Imana kugira ngo kikwambutse. Icyo kiraro numara kucyambuka, niho bya bibazo bizashira, niho wamubabaro uzashira, niho rwa rugo rubi ruzavaho, ukagira urugo rwiza, niho kwa kurwaza bitazongera kubaho, niho kwa kwifuza bitazongera kubaho. Nshuti yanjye ndakubwiye ngo usenge. Sengera iyo saha. Sengera iyo saha, kandi nzi ko ari isaha nziza yo kubohoza ibyawe, ari isaha nziza yo kubohoza ibyawe byanyazwe, ari isaha nziza Imana igira ngo igutegurire kiriya kiraro ubashe kucyambuka. Hari ikiraro Imana ishaka kwambutsa abantu. Hari ikiraro Imana ishaka kwambutsa abanyarwanda. Mbibabwire, mbivuge. Hari ikiraro Imana ishaka kwambutsa abanyarwanda. Hari ikiraro Yesu ushimwe. Hari ikiraro Imana igiye kwambutsa abanyarwanda.
hari ikiraro Imana igiye kwambutsa abanyarwanda. Hari abanyarwanda basenze, hari abanyarwanda bariho basenga. Imana igiye kutugirira neza, Imana igiye kugira neza igihugu cyacu. Mureke dufatanye dusenge, dushyire umutima hamwe. Ibigeragezo by'ubukene, ibigeragezo by'ubupfubyi, ibigeragezo byo guhangayika, ndagira ngo mbabwire ngo Imana igiye kubikuraho. Imana igiye kutwambutsa ikiraro, Imana igiye kutwambutsa ikiraro cy'ibigeragezo, ikiraro Yesu ushimwe. Imana igiye kutwambutsa ikiraro, kandi Imana y'amahoro igiye kuduha ibyo kurya. Ntabwo tuzongera kwifuza, haba mu buryo bw'umwuka, haba mu buryo bw'umubiri. Imana irambwiye ngo mbwire abanyarwanda ko Imana itugaburiye. Ariko ubwo abari mu mwuka barabyumva, abari mu mwuka babyumve. Hari ikiraro Imana igiye kutwambutsa, hari ikiraro Imana igiye kwambutsa umuntu wese wasenze, hari ikiraro Imana igiye kwambutsa umuntu wese wababaye. Haleluya, Yesu ushimwe. Yesu ushimwe. Hari ikiraro Imana igiye kwambutsa abantu bababaye. Haleluya, hari ikiraro, hari ikiraro, hari ikiraro, hari ikiraro, hari ikiraro, hari ikiraro, hari ikiraro. Yesu ushimwe. Hari ikiraro Imana igiye kwambutsa abanyarwanda, hari ikiraro Imana igiye kwambutsa indushyi, hari ikiraro. Yesu ushimwe. N'igihe giti intambara igashira, n'igihe gito nkazabagakacawa. Reka tuyirebe mu izina rya Yesu. Ikumutwe wa Yesu ushimwe. N'igihe giti intambara igashira, n'igihe gito nkazabona Yesu. Noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mw'ijuru ntihazagerayo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Haleluya. Hazagerayo ibyaha, oya we, nicyo gituma huzuye amahoro. Reka tugisubiremo. Haleluya. Ngo ni igihe gito intambara igashira. Ndagira ngo mbwire abantu ko ari igihe gitoya intambara igashira. Ni igihe giti intambara igashira, ni igihe gito urabugacyaha. Noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda. Mina, haleluya. Imbaraga n'amavuta ngonza abana Ntandukanye n'ibyago, nzabambumbatiwe mu maboko ye. Haleluya. Umubabaro n'uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko ntarabona Yesu. Hazabaho igitondo gihoraho, nibazongera kurira ukundi. Hazabaho igitondo
gitondo gihoraho nibwo ntazongera kurira ukundi n'igihe gito ngifite umuruho n'igihe gito hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka nzi ko mu ijuru hataba umwijima habaye umucyo uhoraho iteka noneho ntacyo mubabaro ntwaye kuko nzawibagirirwa kwa Yesu nubwo ngifite kubabazwa mu isi mu ijuru nta mubabaro n'urupfu Imana izahanagura amarira izavanaho mubabaro wose Imana izahanagura amarira izavanaho mubabaro wose. Haleluya. Amen. Imana izavanaho umubabaro wose Hanagura amarira. Muhumure. Icyo nababwira nuko tugiye gutabarwa. Amen. Icyo nabwira abanyarwanda nuko tugiye gutabarwa. Icyo nabwira abantu basenze nuko tugiye gutabarwa. Imana itugirire neza. Ndumva ariyo message nari mfite. Yesu aduhana umugisha. Amen. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Ariko tutarasenga waba ushaka ko dufatanya gusenga, nimero yanjye ni 0782 966 9 7 Yesu aduhana umugisha. Uri Imana nziza, uri Imana ibana natwe, uri Imana yabanye natwe mu bihe byose duherereje inyuma. Mwami tubwiye byiza, tubwiye ko mwami urarebye ubona agahinda twagize, ureba amakuba n'ibiki byose twaciyemo, ureba databuja mu izina rya Yesu Kristo urareba usanga dukwiriye ibyiza. Uratubwira uti hari ikiraro ugiye kutwambutsa, twambutse iki kiraro mwami kugira ngo twongere tunezerwe, kugira ngo twongere databuja tugire ibyishimo, kugira ngo twongere tukunezererwe cyane, kugira ngo twongere tukomeze kubana nawe twiringiye kuri shobora byose. Arega hari n'abatarabona neza yawe, hari ababikurura ntibabishyikire, ariko databuja twemera ko databuja niwe ukiye amahoro, niyo twiriwe amahoro tugushimira. Urakoze ko twumvishije, urakoze ko twambukije kiriya kiraro, urakoze ko duhaye umunezero. Turasenze kandi turizeye kubidukore ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom.